Mana ivuza amajwi imigani y'imyironge ishimisha ngo ibyuma ivuza amajwi mato twishimishe ayiwe data nebero n'inanga byose kugira ngo yumve ishimwe yitambiye isi yose yongere ibone icyubahiro cyayo no gukomera kwayo. Mani Yesu bikomeze birakomera, icyari ishami ryoroshye cyongere cyorohe, ubutwari n'ubushobozi n'ubutegetsi bijya byagaragara neza mu gukomera gutangaje. Sayine bitandatu ayiwe we ni nagarukuza Araji wewe wamuntu ufite amazi nguyu wa muhungu mwagiye mutubaza ni marayika w'Uwiteka Imana yizaniye. Ntago ushobora kugira ikindi ushobora gukora keretse imbaraga z'Imana. Rero abashagawe cyane yego ukeneye cyamamaye mu isi kandi umurimo wawe ukavuga uti ni umurimo utangaje kandi uzatangazwa muri wese. Urakoze mwami Yesu, urakoze mutware kandi tubone imirimo yawe ahahari ubwo tumaze kwibonera iby'imbaraga yakoze, ubwo tumaze uratuma yiruka nguyu marayika Imana yizaniye mu isi. Ntago byoroshye ariko nagize ishyaka n'umuhati byo kugira ngo mubone, abatemera mubashe kumubona. Ni marayika w'Uwiteka Imana, ibyinshi byavuzwe Imana yamucishijemo ubuhanuzi bukomeye. Abo kwihana mwihane, abo kwirukanka inyuma ari ibitangaza mushaka, ntago mushobora kugira icyo mubona mutabanjije kubona Yesu. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Uwiteka Imana azashyigikira umumarayika wayo mu bihe byose. Amen.